Shalom shalom bakundwa nshuti z'Imana, ndabasuhuje ni Evangeliste Solange Kabatesi ubasuhuza ubifuriza umugisha ndetse n'amahoro y'Imana itanga. Rero ndagushimye wowe tubana ibihe byose mu bihe byiza byo gusenga no gushaka mu maso y'Imana. Rero tumaze icyumweru turi gusenga dusenya umwuka wa karande, dusobanukirwa kugishi kuri uwo mwuka. Mwemerera n'ubundi tuzamura isengesho dusenge muri aka kanya. Mwami Yesu ni wowe ushobora byose kandi ni wowe ugira neza. Imibabaro n'agahinda bimarwaho nawe, intambara, ibyago n'amakuba nta wundi ubimaraho atari wowe. Ni wowe byiringiro by'abakwizera kandi ukaba inshuti nziza itajya ibura guseruka mu byago ndetse no mu makuba. Mweretse mwene data ufite ikibazo cya karande n'imivumo, Uwiteka ngo avumurwe nawe kubw'amaraso yawe kandi mushyiremo icyizere ndetse n'amahoro n'umutuzo mu buzima bwe. Komeza ubane nawe rero kandi ukomeze ubane natwe twese muri aka kanya keza, ubane natwe muri byose, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nshuti mukundwa, ndagushimye kandi ni ukuri nguhaye ikaze kuri uyu murongo wa YouTube channel. Iyi channel ni iyawe si iyanjye, ni ukugira ngo twese hamwe dushyigikirane mu buzima no muri uru rugendo turimo. Rero mwene data, uyu munsi wa none icyigisho nakuzaniye cyangwa ashaka kukubwira, turashaka kureba ese Satani akoresha gute umuntu ufite imivumo cyangwa uriho karande. Satani iyo ubona umuntu ko ariho imivumo cyangwa ariho karande amukoresha gute? Ikintu cya mbere Satani akoresha umuntu uriho imivumo cyangwa karande, agushyiraho igitutu mu bitekerezo cyangwa igitugu mu bitekerezo. Agushyiraho igitugu mu bitekerezo gute? Mu gihe umuntu yizeye ko hari umuvumo cyangwa karande zimuriho, Satani akomeza agashyira mu bitekerezo byo yuko ntacyo azahindura kuri ibyo byose, ko ubuzima bwe bwose ari uko bubayeho. Imwanya we wose yaba ari gukoresha aba ari gupfusha ubusa. Araza akakwica mu bitekerezo, akakubwira ko icyo wakora nta na kimwe uzigera ugeraho. Akakubwira ngo reba nyogosenge, reba nyoko wanyu, reba mama wawe, reba abo muvukana, ese wowe ni igiki wakora kugira ngo uve muri biriya? Warangiza rero wagira ibyago wasanga mu bantu b'iwanyu hari umuntu nyine ubwo buzima baburimo, nawe ugahita wiyumvamo yuko ari ubwo buzima bwawe. Ariko nshuti, ubuzima burahinduka. Nta kintu Yesu atabasha guhindura muri ubu buzima. Ahindura byose, akuraho byose. Mwene data, muri imbere y'Imana nta kintu na kimwe utabasha kugeraho. Icya kabiri akoresha uyu mwanzi Satani ku muntu ufite imivumo, aguha amakuru atariyo. Mu bitekerezo byawe aguha amakuru atariyo. Iyo umuntu afite icyo kibazo cy'ubukene muri karande, Satani akunda kucyerekana nk'umuhanuzi cyangwa se ubuhanuzi bwanditswe mu maraso yawe. Akakwereka ko nyine ni ibintu biri mu maraso. Karande zawe ni iziri mu maraso, wazivukiyemo, wazikuriyemo, wazibayemo, nta kintu na kimwe ushobora guhindura. Rero akaguha amakuru atariyo, akaguhisha yuko Imana hari icyo yakuvuzeho ukiri mu nda ya mama wawe. Bibiliya yatubwiye yuko ngo Uwiteka Imana yamenye kera nkiri mu nda ya mama, kandi Imana ijya kumenya yamvuzeho amagambo meza, kuko ngo mu bitekerezo byayo njye nari nabaho, isi itari yanabaho, njyewe ubwanjye nari ndi mu bitekerezo by'Imana, nawe ubwawe wari mu bitekerezo by'Imana. Kandi Imana si umwicanyi, Imana si umugome, Imana si itwima. Yaduhaye ibintu byose ngo tubitegeke, tubiyobore, tubigenge. Ariko Satani araza akakumvisha ko ibintu biri mu maraso yawe, nta kintu na kimwe wabihinduraho. Ariko mwene data, uri mu isi y'ibitekerezo by'Imana. Imana yakuremeye ubuzima bwiza, Imana yakuremeye ejo heza, Imana yakuremeye kubaho neza. Niyo mpamvu Satani amakuru aguha ntabwo ariyo. Aho akubwira ko uzapfira mu bukene, uzapfira mu bujura, uzapfira mu burayi, uzapfira mu byaha, ayo ni amakuru aguha atariyo. Rero ayo makuru muri aka kanya uyirukane mu buzima bwawe, ureme amakuru mashya, wakira amakuru mashya y'Imana, wakira amakuru ko Imana igukunda kandi ikumva ikwitaho. Icya gatatu akoresha ni ukuvana umuntu mu cyizere. Umuntu ufite karande cyangwa imivumo nta cyizere agirira Imana, habe na gatoya, habe na mba. Nta cyizere ashobora kugirira Imana. Rero Bibiliya igenda igaruka kenshi ku nyigisho igaragaza ko Satani
ahagarika imitima cyangwa agahagarika kwizera k'umuntu. Iryo jambo iyo dusomye mu Befeso ibice 6:11 haravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Satani akuzanira nyine akakuriganya kwizera, akakuriganya icyizere cyawe, akakuriganya akakubwira ngo ibyo wakora byose nta na kimwe uzageraho, ariko abakunyaza ikintu gikomeye. Mwene data, gira kwizera mu mutima wawe, ngo kwizera naho waba ufite akantu gato kangana n'akabuto ka sinapi, ngo wavana umusozi aho uri ukawujugunya ahandi. Rero iyo ashaka kukwica nabi akumaramo icyizere, ariko garurira icyizere ukigarurire Imana, ngo mwambare intwaro zose z'Imana aba arizo murwanisha kugira ngo muneshe imyambi y'umubi Satani mu izina rya Yesu. Ikintu cya kane nanone akoresha kugushyiramo ubwoba, ukajya mu isi y'umwijima y'ubwoba, ugatinya, ukagira ubwoba bw'ubuzima, ugatinya, ukagira ubwoba bw'imibereho. Benshi niba uzasanga nyine agiye gukora ibintu bidakoreka. Nimba urugero uri umuntu ukaba ubona ubukene byaranze, azaguteza kwiba, aguteza ubujura, akubwire ngo rwose jya kwiba nawe uri nutiba nta kintu na kimwe uzageraho. Rero Satani ikintu akoresha umwuka w'ubwoba, ariko Yesu yatsinze urupfu, atsinda kuzimu, atsinda n'umwuka w'ubwoba. Rero uwo muntu ahorana ubwoba muri we kandi akunda kwigunga. Uwo muntu akunda kwigunga, guhagarika ibitekerezo ko nta kimana, agahagarika umutima yumva ko nta kimana na kimwe imuteganyaho, nta n'ikimutekerezaho, kubera afite ubwoba. Niho bizamutera kwigunga, bikamutera kwirwanirira, bikamutera gukora ibyaha kubera ko afite ubwoba. Mwene data rero, nimba ufite uwo mwuka, ni ukuri Imana yo mu ijuru ikurengere kandi igutabare, ikurwanirire, ikwambika imbaraga, ugire kwizera mu mutima wawe, ugire kwizera muri wowe mu izina rya Yesu. Rero Imana yo mu ijuru ihamya neza yuko ubugome bwa Satani ari uburiganya. Satani icyo akoresha ni uburiganya, ntabwo ari imbaraga. Si imbaraga zo gufunga umuntu ngo amufungire ahantu hamwe, oya. Icyo akoresha ni uburiganya, ntabwo ari imbaraga akoresha uburiganya bwo kukuriganya mu bitekerezo, mu migambi yawe, akakoresha nyine ibyo ngibyo kugira ngo wumve yuko imivumo nyine yakubase nta kintu na kimwe wahinduraho. Ariko Imana irashoboye kandi igira neza. Imana rero ikugirire neza kandi ikwambika imbaraga, igukize, ikubohore, ikugirire ubuntu n'imbabazi. Tugiye gusenga, nyemerera sengane nawe. Tugiye gusengera muri ibi bintu bine tubonye ko aguteza igitutu mu bitekerezo, agushyiraho igitugu mu bitekerezo. Icya kabiri, aguha amakuru atariyo. Icya gatatu, akumaramo kwizera. Ikindi, akaguteza ubwoba. Haleluya. Mu izina rya Yesu ugiye gusenga, usenye umwuka w'ubwoba mu buzima bwawe, usenye ibitekerezo bibi muri wowe, nurangiza usenye amakuru yose wakiriye atavuye ku Mana. Ikintu cyose wakiriye kitavuye ku Mana, isi ibitekerezo byawe uyigarurira Imana, isi y'imigambi yawe uyigarurira Imana, wiyegurira Imana muri aka kanya. Wongere ugirire Imana icyizere muri iki gitondo, muri uyu munsi wa none. Ugirire Imana yawe icyizere, uyigirire icyizere mwene data, kuko Imana iragukunda kandi kwitaho. Mwami Yesu, Mwana w'intama w'Imana, ijambo riratubwira ngo Satani nta kindi cyamuzanye uretse kwica, kwiba no kurimbura. Data aduterera mu isi y'ibitekerezo, akatunyaga ibitekerezo byiza, agatuma tugira ibitekerezo bibi, ibitekerezo bishaje, akaduteza igitutu n'igitugu mu bitekerezo byacu, tukagira ibitekerezo biri negatifu, tukumva ko nta kintu na kimwe gishoboka muri ubu buzima. Ariko mu izina rya Yesu birashoboka ko wari waratakaje ibyiringiro yabigarurirwa, birashoboka ko wari waranyazwe yakongera agasubizwa ibyo yanyazwe, birashoboka ko wari warabuze umugisha yawe ugarurirwa muri aka kanya. Nta kintu na kimwe kidashoboka mu isi y'abazima babaho. Ijambo riratubwira ngo Imana yacu ni iy'abazima, si y'abapfuye. Rero umuntu wese ugifite ubuzima yongere yakire
imbaraga, yakira imbaraga n'imbabazi no kwizera kuriho. Kandi data wa twese ikindi akoresha aduhereza amakuru atariyo, akatwumvisha ko karande ziri mu maraso mu magufwa yacu, ariko mu izina rya Yesu dukuyeho ayo makuru yose twakiriye, amakuru twakiriye yose akomoka kuri Satani, imbaraga zose yagiye akoresha, imyuka yose yagiye akoresha, mu izina rya Yesu duhagaze hejuru y'izo mbaraga. Mana, turememo icyizere kuko atunyaga kwizera, wongere ureme icyizere mu bwoko bwawe, mu itorero, mu bakozi bawe, mu bana bawe, mu banyamasengesho. Watakaje icyizere ko yasenze ntibyemere, uyu munsi agarurirwa icyizere mu izina rya Yesu. Mwuka w'ubwo butakare mu nyanja, mwuka wo kwibaza byinshi utakare mu nyanja, mwuka w'ubugome veho ku buzima bwacu. Uwiteka uduha ubuzima bwejejwe kandi utwuzuza umwuka wawe wera. Ngaho komeza ubane natwe kandi utugirire neza. Buri wese Mana umwiteho. Iki cyumweru turagisengeye Mana ngo tukiboneremo umugisha kuri buri muntu wese, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha nshuti bakundwa bene data, mukomeze mwizere Kristo, mwizere Imana kuko irashoboye kandi ibasha gukiza byose ibyo duhura nabyo. Rero Imana ikomeze ikurinde nshuti mukundwa, ndabakunda. Imana ibahe umugisha.